guhindura hano hanze. Nshingiye n'ibyo mbona naranatinze uko narihanganye ndihangana jewe rero ubu ngubu aho kugira ngo naratinze igisubizo kiravuga ngo naranatinze kurishinga. Ganiriza abaduteze amatwi ibintu wumva wahindura numara gushinga iryo dini cyangwa se iryo torero, n'ibiki wumva uzahindura umaje guhaga hano hanze mu madini n'amacaci ugenda ubona, n'ibiki uzahindura? Icyambere ni ukudasaka imirambo, icyo nicyo cyambere naheraho. Umukristo wa boda boda kuva ku wa mbere agatangira umwaka yambaye boda boda akawusoza yambaye boda boda, uyu ntabwo namusaba icya 10 cyangwa amaturo, ahubwo mfite icyo namwigishora akajya gukora, akiga gukora, akajya azana ituro ariko yamaze gufunguka mu mutwe gukora. Icyo ni kimwe. Icya kabiri mbona mfite n'uburenganzira butuma mfata ibintu. Nakajagari kari mu misengere y'iki gihe, harimo akavuyo, harimo ambotiyaje, harimo ivangirwa ryo ku rugero mpuzamahanga aho wibaza niba ari umwuka, niba ari imyuka. Abantu batagaciro bagata umwuka wera, bagapfa mu mwuka kugera ku rwego rwo kujya no kuva action cyangwa biriya byo mu mazi umutwe. Ikindi kizima umva wakora warwaye umutwe ni iki? Umuhanga kimbwi burya warwaye ikirenge kiri kukurya wakoresha akaboko, ariko iyo warwaye umutwe ingingo zose zirahagarara. Niba ADPR ari ryo torero twafataga nk'umutwe wandi madini, iki ningivuga nagira ndeba nabi, uyu munsi kaba ifite virusi yo kuri uru rwego, ifite kanseri yo kuri uru rwego, aho abantu bafata isafuriya bagacanamo barangiza bakanabikamera. Ririya ryakagombye kuba ari ibanga ry'itorero, aho urabifasha ubishize public, ushize ku isi yose. Umwuka w'amafaranga niwo urangije itorero. Iki ningivuga nacyo se kandi nabyo, umwuka w'amafaranga niwo urangije itorero. Umwuka w'icyubahiro niwo urangije itorero. Umwuka wo kwiyamamaza niwo ushenye itorero. Umuntu wese rero iyo ndebye, yaba mu mubiri yaba mu mwuka, ararwana urugamba rwo kumenyekanisha izina rye, kuvuga ati Yesu yabaye umusitari, ubu ninjye ukurikiye. Si ibyo ngibyo, hari ibindi wendaga kumbaza. Tugaruke ku bigendanye n'amadini. Biravugwa n'ibishaka ko nawe uri mu bantu bashaka gushinga idini. Ni ibiki ushaka guhindura? Kristo, iyi ni intambara y'umwuka. Sinzi igihe abantu bazafungikira amaso bahumuke barebe. Intambara y'umwuka wera, antikristo agomba guhangana na Kristo. Intambara rero n'ahandi igomba gutangirira ni mu mwuka. None se ucecekesha umwuka wera? Ntago umwuka wa antikristo ucecekesha umwuka wera wa Kristo ngo bikunde. Umwuka wa Kristo niwo wonyine wemerewe gucecekesha umwuka wa antikristo. Niyo mpamvu rero hazamo n'ingumi, hakazamo n'imigeri, abantu bakajya no gucisha bagatanga n'ibiguzi. Hari ikindi? Imana igumugisha abantu bajya gucisha, ariko buriya impamvu bajya gucisha ntabwo mbizi, nimba ko ngo bamenyekane cyangwa se nimba ibintu birimo indonke ikomeye ku buryo yemera agatanga ubutunzi bwe akajya kugura imbaraga kugira ngo arusheho kwamamara cyane. Mwene uyu muntu ujya kugura izo mbaraga, mwene uyu muntu ujya kugura iyo myuka mbi akayizana akayikoresha, ndagira ngo usobanure abantu, uyu muntu ashobora gutsindwa n'ijambo ry'Imana nyuma akihana akaba azajya mu ijuru, cyangwa se biba byararangiye? Aya, hari abo biba bitararangira, hari abo imitima yabo yabaye akahebwe, Imana yaciye ku ngoma. Abantu banyumve neza,
ntabwo jyewe nshinzwe kwamamaza, sinjya namamaza abantu mu nyuma. Iyo mubona ADPR ipfuye urupfu kuri uru rwego, mutekereza ko andi madini ameze nako kantu mvuze konyine. Iyo ubona ADPR itorero ry'umwuka we twemera twese ku isi, ntabwo ndyamamaje, ariko ntekereza ko n'aba bagiye bashinga amadini barisohotsemo benshi baracyagendera ku mavuta bakuye. Ntabwo mvuze ko ari ryo dini rikomeye ryemera rikomeye rifite Imana, imyumvire yanyu ntimuyizanemo guhangana. Iyo mubona itorero ADPR Pentecote yambara bote ibisarubeti ikajya mutobo nkumba ruhengeri gukora ingano, uyu munsi bakaba bageze ku rwego rwo guhamagara abakameramani nabo bagashiraho ibintu ngo ibitangaza bibereye muri ADPR. Byahoze se bitari ibyanyu? N'ubwa mbere ADPR ababereyemo ibitangaza. Iyo umuntu atinyuka agafata igisafuriya agatereka ku gatuta akarundamo impapuro z'abaturage z'abakristo ngo nibandike ibyifuzo, arangiza akarasiramo ikiburi aho kubisengera. None se mbabazi, uretse ubujiji n'ivangirwa, umwuka wa antikristo uri kugenda uzimya umwuka w'Imana mbona bihanganye, ari nayo mpamvu muri kutucecekesha, byaba na ngombwa mukagira naho mujya kutubika muturega amafuti. Ubukozi bw'ibibi buri mu itorero umuntu avuga akabizira. Uyu munsi turiho tuvugana, niba warwaye umutwe, umuntu warwaye umutwe, uyu mutwe duha ibinini bya paracetamol cyangwa action cyangwa biriya byo mu mazi, umutwe. Ikindi kizima wumva wakora warwaye umutwe ni iki? Umuhanga kimbwi, burya warwaye ikirenge kiri kukurya wakoresha akaboko, ariko iyo warwaye umutwe ingingo zose zirahagarara. Niba ADPR ari ryo torero twafataga nk'umutwe w'andi madini, iki ni ngivuga nagira undeba nabi, uyu munsi ikaba ifite virusi yo kuri uru rwego, ifite kanseri yo kuri uru rwego, aho abantu bafata isafuriya bagacanamo barangiza bakanabikamera. Ririya ryakagombye kuba ari ibanga ry'itorero, aho urabifasha ubishize public, ushize ku isi yose. Umwuka w'amafaranga niwo urangije itorero. Iki ni ngivuga nacyo se kandi nabyo, umwuka w'amafaranga niwo urangije itorero. Umwuka w'icyubahiro niwo urangije itorero. Umwuka wo kwiyamamaza niwo ushenye itorero. Umuntu wese rero iyo ndebye, yaba mu mubiri yaba mu mwuka, abakozi b'Imana mwemere ko muhanganye, ntago mukiri muri systeme yo kubaka umurimo w'Imana. Gahunda no kubaka amazina yanyu, kandi mwene ibi ntibiramba. Ibi bisaza nk'umwambaro. None se buriya kukanda kuriya imbaga ntizaza ziri mu kaboko, ntizaza zirimo gukura imyuka mibi hara mu bugabo kugira ngo umuntu yongere abe muzima? Ntago mbizi bakanda, sinari mari nanjye nabibonye kuri iyi mihanda yanyu. Tubona abantu bajya gusengera abantu ugasanga barabakanda mu mutwe, barabakanda amabere, barabakanda mu nda, barabakanda amaguru. Kuki hariyeho badashobora kuhakanda ngo badayimoni bagende? Banza baragiye, ahubwo muzambarize baragiye. Theogene, reka aho tuhave, ariko nasomye ijambo rirambwira ngo ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Niko nasomye kuri Bibiliya mu gihe cyashize, ariko izubu ntago nkibonaho. Ariko reka mbaze nibishaka nk'umuhanuzi, nk'umuntu ukorera Imana, iyo turebye muri iki gihe, koko ab'iki gihe baracyakeneye ijambo ry'Imana cyangwa bararihaza? Iyi niyo ndunduro y'ijambo, ibindi byose byarumviswe. Abarikeneye naba baribitse mu mitima, bararizigamye. Ahubwo abantu bakeneye ibitangaza. Iyo mubona itorero ADPR Pentecote yambara bote ibisarubeti ikajya mutobo nkumba ruhengeri gukora ingano,
uyu munsi bakaba bageze ku rwego rwo guhamagara abakameramani nabo bagashiraho ibintu ngo ibitangaza bibereye muri ADPR. Byahoze se bitari ibyanyu? N'ubwa mbere ADPR ababereyemo ibitangaza. Iyo umuntu atinyuka agafata igisafuriya agatereka ku gatuta akarundamo impapuro z'abaturage z'abakristo ngo nibandike ibyifuzo arangiza akarasiramo ikiburiro aho kubisengera. None se mbabazi, uretse ubujiji n'ivangirwa, umwuka wa antikristo uri kugenda uzimya umwuka w'Imana mbona bihanganye, ari nayo mpamvu muri kutucecekesha byaba na ngombwa mukagira naho mujya kutubika muturega amafuti. Ubukozi bw'ibibi buri mu itorero umuntu avuga akabizira. Uyu munsi turiho tuvugana, niba warwaye umutwe, umuntu warwaye umutwe, uyu mutwe duha ibinini bya paracetamol cyangwa action cyangwa biriya byo mu mazi, umutwe. Ikindi kizima wumva wakora warwaye umutwe niki? Umuhanga kimwe. Burya warwaye ikirenge kiri kukurya wakoresha akaboko, ariko iyo warwaye umutwe ingingo zose zirahagarara. Niba ADPR ari ryo torero twafataga nk'umutwe wandi madini, iki ningivuga nagira undeba nabi, uyu munsi ikaba ifite virusi yo kuri uru rwego, ifite kanseri yo kuri uru rwego, aho abantu bafata isafuriya Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Ngo ubone iyo televiziyo neza. Turabakunda kandi tubakundisha n'Imana, kuko Imana yaduhamagaye turayitaba. Niyo mpamvu tubakunda, tukubakundisha n'Imana. Imana y'umugisha rero abadukurikiye, ndabizi ko muri mu mpande enye z'igihugu cy'u Rwanda, mu mpande enye z'isi, mwese muradukurikira. Muri Afurika yacu tubarizwamo muradukurikira, tujya tubibona Amerika, Iburayi, Oceania na mwese ku migabane yose turabakunda, kandi tujya tubona mwandika muri comment ibyo mwifuza twajya tubaha cyangwa se twajya tubazanira. Imana ibahe umugisha rero mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nje muri kumva nitwa Theogene, hakiyongeraho ntirenganya. Ndabakunda, amahoro y'Imana nakomeze kubomaho. Imana rebaho umugisha. Muri aka kanya tuje imbere ahangaha murahabona umutumirwa ntabwo ari mushya muri social media, ni umuntu wamamaye, ni icyamamare. Mwese muramuzi kandi nzi neza yuko munamukunda. Abamwanga ntago mbazi, ariko abenshi nzi nabamukunda. Uraho neza mukozi w'Imana we? Turaho, turashima Imana. Nkubaza akabazo gatoya, waba uzi neza ko abantu bagukunda? Ntago nabimenya. Urugero rw'abagukunda n'abakwanga abenshi nabahe? Icyo kibazo kirakomeye. Abankunda ntibabinyereka, n'abanyanga ntibabinyereka. Imana y'umugisha rero, ariko abagira comment tujya tubona ko abenshi ari abagukunda. Nzi neza ko nta muntu ubura umwanga, usibye natwe abantu n'Imana barayanga, uko muri yavuze ngo ntawe bwira batabuze ujye bugira ibanga, ngo kuko n'Imana ubwayo bayivuga byinshi. Theogene nibishaka ugarutse imbere ya kamera, cyane kuri kamera, byari byaragenze gute? Uburenganzira bwanjye. N'uburenganzira bwawe. Imana y'umugisha rero, buri muntu wese agira uburenganzira bwe. Haraho agera akarimita cyangwa se agakomeza urugendo. Ariko muri kano kanya nahoze mvuga ngo nibishaka Theogene, ariko muri iki gihe muri social media hari andi mazina abantu baba bitwa. Ndashaka kubaza kuri nibishaka Theogene, nta rindi zina ufite ry'umwihariko abantu bakwita? Ryo muri social media ryo twatubyiniriro tw'abarokore. Utubyiniro tw'abarokore. Imana izatwicira umwako. Bakunze dukurikiye mwumve ko afite ryo ngo Imana izatwicira umwako. Imana ishimwe. Reka tukubaze nibishaka Theogene,
nimba uhamya ko Imana izakwicira umwaku urateganya ko izawica ryari cyangwa se yaba yarawishe mbere yaho maje kwitwa iryo zina? Imana yishe umwaku hasigaye ibisigisigi. Imana yishe umwaku wo yarawishe. Imana ishimwe. Ni butumwa ki waha abandi bantu Imana itari yicira umwaku, bategereza cyangwa se bakora cyane? Reka nkubwize ukuri, birabasaba kurindira bakora. Kurindira bakora bivuze ngo birasaba gukora cyane kugira ngo nawe Imana ibicire umwaku. Hanze ahangaha kurindira banakora. Hanze ahangaha hari abantu Imana ibwira ngo tuzabaha, Imana ikabamwa ngo nzabaha amazu, nzabaha imodoka, nzabaha iki, bagahita baparika gukora, bagafata Bibiliya ubundi bakajya bareba imodoka nziza, bareba amazu meza, bakavuga bati turabizi neza ko iriya nzu Imana izateka nyirayo akayiduha. Iyo myizerere wowe uyifata ute? Iyo myumvire irapfuye. Ibyo ntibibaho. Ibishaka nk'umuhanuzi atubwiye ko iyo myumvire ipfuye. Imana iguha umugisha, bagira inama y'ikintu bakora kugira ngo bave muri iyo myumvire. Nibakore, inama nta yindi nibakore. No gukora cyane. Tugaruke ku bahanuzi bo muri iminsi turi kubona ku mashusho media. Mashusho media turimo abahanuzi benshi, ariko usanga abantu iyo wamaje gukizwa Imana ikabaha impano y'ubuhanuzi, usanga iyo mpano y'ubuhanuzi abenshi bazifite ni nabo bakora ibitangaza, nibo bumva ngo twasengekana karakira, twasengekana ko Imana ku bitangaza runaka, ariko wareba mu mikorere yabo cyangwa se naho babivugiye ugasanga ibyo bitangaza bari kurata nta biri kuhakoreka, ahubwo ni ibintu by'amateka byabaye kera cyangwa se n'ibintu bitanabayeho, ahubwo kuko ako kantu gatuma abantu babakurikira bakarushaho kugasunika bakavuga. Wowe byumva gute? Guhanura byari byiza, ndetse ntago natinya kuvuga ko n'impano y'ubuhanuzi ari nziza. Ikibi kibirimo ni ukubirwanisha cyangwa kubihanganisha, ariko ubundi byari byiza. Rero imyuka yo guhanura byarivanze, ibi bintu byamaze kwivanga kuko hajemo n'izindi mbaraga. Mbere ya 98, mbere ya 2000, umuntu wese yubahaga umuhanuzi kandi umwuka w'Imana wari ukiri mu bantu. Ariko uyu munsi ubu turi kuvugana aka kanya, abantu baciririye imbaraga kandi barimo barakora ibitangaza. Ese niba uhuha umuntu akagwa, icyo cyo si igitangaza? Tuguteza amatwi, ibyo ni bitangaza bikorwa. Ariko se nkubaze gatoya, nimba uwo muntu akagwa yamara kugwa ukavuga ngo itangaza kirabaye, icyo gitangaza ni icy'Imana, ni icy'abantu, cyangwa ni icy'abantu? Icyo ni igitangaza umuntu akoze ku giti cye, ko nta Mana ibirimo, ntabwo Imana yari ibirimo. Imana itura abantu ntayibaho. Abumvise turakomeje n'ibishaka. Theogene ati abantu bikubita hasi bakagwa nta mwuka ubarimo, ahubwo biragaragara ko ari system yo kugira ngo abantu baza ari benshi bibonere icyo kurya. Imana rero ibabariye mwe n'abantu. Reka tubaze n'ibishaka Theogene, ni izihe mbaraga ki urimo urakoresha muri iki gihe kugira ngo urwanye uwo mwuka mubi wadutse muri mwe n'abo bantu ba bishop, mwe n'abantu b'abahanuzi, mwe n'abantu b'abanyabikatangaza? Twashaka utubwire ni izihe mbaraga ki umuntu yakoje kugira ngo arwanye uwo mwuka mubi wadutse.
uriya mwuka ufite imbaraga, wubatswe n'ibitambo, kandi twebwe duhabwa umwuka wera w'Imana nta bitambo twatanze. Uriya niyo uri gusengera umuntu ufite abadayimoni ariko baramutanze, yaratambweho ibitambo, biragora. Ziriya myuka mubona iri gutuma abantu binyarira bakaruka bakata ibitabapfu, aba ari imyuka y'ingurano y'ibitambo n'ibi. Baba baratanze ikofi kugira ngo bayibone, ntago bayitangira ubuntu. Rero bene kuyizana nibo bazayisenya, cyane ko njye ntanahanganye nayo. Reka aho tuharenge bifitiye inyungu bene byo babikora, ariko se noneho ababikorerwabo ni izihe nama twabagira? None se igihe twabivugiye ntago bumva? Niba rero njye ntekereza ko hari babanza kubacurika bakabatwara ubwenge n'ibitekerezo kugira ngo babakoreshe icyo bashaka. Igihe twahereye tubiririmba, tubivuga, tubicuranga, ntago baba babibona. Ntibibera ku mbuga nkoranyambaga sari banga riba rihari. Ni ibintu ababikorerwa nyine nibagumye babikorerwe kuko nabo ntibumva. Kuko iyo aba bumva ntibakagombye kuba bajyayo. Nabonye hari n'abadukanye gufata ubugabo, mufite ibibazo. Urakoze cyane uko murakuri ati nabonye hari n'abadutse gufata ubugabo bakabukanda. Ibyo nabyo bireze ni imbaraga, ziriya mbaraga zo gufata ubugabo bakabukanda. Rega murahanganye abapastori, mwemere ko muhanganye, abakozi b'Imana mwemere ko muhanganye. Ntago mukiri muri systeme yo kubaka umurimo w'Imana, gahunda no kubaka amazina yanyu, kandi mwene ibi ntibiramba. Ibi bisaza nk'umwambaro. None se buriya kukanda kuriya imbaraga ntizaza ziri mu kaboko, ntizaza zirimo gukura imyuka mibi hariya mu bugabo kugira ngo umuntu yongere abe muzima? Ntago mbizi bakanda, sinari mare nanjye nabibonye kuri iyi mihanda yanyu. Tubona abantu bajya gusengera abantu ugasanga barabakanda mu mutwe, barakanda amabere, barabakanda mu nda, barabakanda amaguru. Kuki hariyeho badashobora kuhakanda ngo badayimoni bagende? Banza baragiye, ahubwo muzambarize baragiye. Theogene, reka aho tuhave ariko nasomye ijambo rirambwira ngo ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Niko nasomye kuri Bibiliya mu gihe cyashize, ariko izubu ntago nkibonaho. Ariko reka mbaze nibishaka nk'umuhanuzi, nk'umuntu ukorera Imana, iyo turebye muri iki gihe koko ab'iki gihe baracyakeneye ijambo ry'Imana cyangwa bararihaza? Iyi niyo ndunduro y'ijambo, ibindi byose byarumviswe. Abarikeneye naba baribitse mu mitima, bararizigamye. Ahubwo abantu bakeneye ibitangaza. Usigaye urabona hari umuntu ushishikajwe no kumva ijambo ry'Imana se? Ntawe. Ni kiri biranduye, kirihiritse, ku musaraba biranagana. Niba ari ibiki ntubimbaze, ngwino zana isaka wawe, ibindi se n'ibiki. Hari urusengero ukijyamo ukabona bafashe umwanya no guhimbaza, bakabyina ibisirimba, isereri ikabafata, muzunga yaza ngo umva uko ivuze, nuko bagataha bari mu kinyanga Imana yavuganye nabo. Ijambo ry'Imana se ninde ugishishikajwe naryo? Dawidi niwe wabivuze neza, aravuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Abaribitse bararibitse, ubwo nyine abatararibitse nyine muzagwa hasi mpaka Yesu aje. Umuntu waba abitse ijambo ry'Imana muri we, afite umwuka wera w'Imana muri we, akikubita hasi n'uwahe. Abantu bagenda n'ubundi bararangiye.
ngiye hari aho nagiye Kimironko hari iruhande rw'umurenge barahuha biranga, pasiteri ntazi sinzi nuko yitwa n'amazina ye sinayakeneye, hatuka protokole ngo ariko nk'aba ngo babinjirana muri hehe. Ese ni abantu bose bagwa? Babyandike muri commentaire. Ntago ari abantu bose mugusha n'ubundi abari basanzwe bubakiye kuri za karande, intege nke, bafite ya myuka y'abarangi n'iy'abadayimoni bisanzwe. Umuhanga azaza ngushe. Tugaruke kubagwa nubwo naharenze, ariko se kumbona inshuro nyinshi hagwa abagore abagabo ntibagwe. Buriya byo nuko abagore abanyantege nkeya cyangwa nuko abagabo batajya bafatwa n'iyo myuka. Ariko umuntu w'umugabo kugira ngo uzajye erega umugabo buriya yaba asenga yaba atanasenga, ikintu cyakugora kikaguhenda ni ugukoresha umugabo ibyo wishakiye. Nicyo kintu. Erega abagore n'abanyantege, ariko hari n'ibigabo mbona bigwada nk'umutumba w'insina ukayakona no hasi ngo vuto kibazo uyu. Ariko mwari mukwiriye kubabarira abantu, mucuruje abantu, mwari mukwiriye kugezaho mwaba pastori mwe. Haruherutse gutera kamera ngo ariko Theogene uyu nibishaka Theogene namwiyamye guhanura. Ibaze muzeye salama, twikomereze, mufite ibibazo kubera iki ubuziyonza ubiyonza mvuga nti no kuri kose jeti wa iranusomo vuzeti irizo nduwiteka gicakire. Ubu mbese udutute twanyu mba ntanaryama uzaze utubwirize. Uzi ko hari aho ujya utakitangisha ntibazongere kuguhamagara, ukajya ku rusengero bagutumiye nk'umukozi w'Imana ariko wahava utitangishije na nimero yawe bakayisiba. Keba nayo batumishi. Tugaruke kugendanye umwuka wera cyangwa se umwuka w'Imana. Ujya usanga bamwe bashumbye amatorero cyangwa se bayoboye insengero benshi usanga bavuga ngo umwuka ugengwa na nyirawo. Ndashaka kukubaza aka kabazo k'amatsiko, ese nyir'umwuka n'uhawe cyangwa se nyir'umwuka n'utanze? Sobanura abaduteze amatwi ndaho bamenye ngo mbese niba pastor wanjye ambwiye ngo umwuka agengwa na nyirawo, tandukanya, ese nyir'umwuka n'uhawe cyangwa se nyir'umwuka n'uwawutanze? Nyir'umwuka n'uwawutanze. Izo uwawuhawe ubu nkuhaye ikintu hano ntago nakivumbura nkakubwira nimereza ibyanjye. Nyir'umwuka n'uwawutanze, ahubwo wawuhawe n'uwubitse. None kuki turimo turabwirwa ngo mureke guhanura? Ese ushobora kwikuramo guhanura kandi ubuhanuzi bwaje bigakunda? Erega hari ibintu muri kwitiranya. Murafata ubuzima bwa Antikristo. Iyi ni intambara y'umwuka. Sinzi igihe abantu bazafungikira amaso bahumuke barebe. Intambara y'umwuka wera, Antikristo agomba guhangana na Kristo. Intambara rero n'ahandi igomba gutangirira ni mu mwuka. None se ucecekesha umwuka wera? Ntago umwuka wa Antikristo ucecekesha umwuka wera wa Kristo ngo bikunde. Umwuka wa Kristo niwo wonyine wemerewe gucecekesha umwuka wa Antikristo. Niyo mpamvu rero hazamo n'ingumi, hakazamo n'imigeri, abantu bakajya no gucisha bagatanga n'ibiguzi. Hari ikindi? Imana igumugisha abantu bajya gucisha, ariko buriya impamvu bajya gucisha ntabwo mbizi nimba ko ngo bamenyekane
cyangwa se nimba ibintu birimo indonke ikomeye ku buryo yemera agatanga ubutunzi bwe akajya kugura imbaraga kugira ngo arusheho kwamamara cyane. Mwene uyu muntu ujya kugura izo mbaraga, mwene uyu muntu ujya kugura iyo myuka mbi akayizana akayikoresha, ndagira ngo usobanure abantu, uyu muntu ashobora gutsindwa n'ijambo ry'Imana nyuma akihana akaba azajya mu ijuru cyangwa se biba byararangiye? Aya hari abo biba bitararangira, hari abo imitima yabo yabaye akahebwe, Imana yaciye ku ngoma bibiharamagara biri aho yicecekeye irabyorera, ariko umunyabugingo we niyo abyijanditsemo ntagatindamo. Dufite ibyiringiro ko abo Imana yasezeranije ubugingo, kuko Bibiliya avuga ngo umukiranutsi w'Imana naho yagwa ntabwo azarambarara, azabyutswa n'Uwiteka. Rero Imana ijya ibageraho, ntago biba birarangira, ariko barahari imitima yabo yabaye akahebwe, babaye ibivume, babaye ibicamuke, Imana yajugunye irabyihorera. Nibishaka ati hari abawe bicomuke Imana yajugunye, abo ngabo reka tuvuge amagambo make ko nta bugingo bateze kuko bamaje kurenga umusaraba. Reka tuhave tugaruke mu buzima bwa Nibishaka Theogene. Biravugwa hano hanze, ganiza abantu. Hari abazi neza ngo Nibishaka Theogene ni umuhanuzi w'Uwiteka, ariko kandi afite abagore babiri. Nibishaka nibyo koko? Nizo wowe ko bagabanije bagwaye ruswa. Ubwo ngiye mvuze ibyo numvishe ko ufite abagore babiri kandi batungiye mu nzu imwe. Nyine ko bagabanije. None se hano uri ni kwa? Ubwo abandi baravuga ibindi, ngiye mvuze ibyo numvishije. Ahubwo abagore kuki bataje kunsuhuza? Hakagombye kubahamagara nyine mu mazina yabo. Imana ishimwe. Nibishaka ati ahuri ni kwande, ni kwa Nibishaka twagiye, ariko kandi nkanjye nk'umunyamakuru nta mugore nigize mbona anyakira. Uretse n'umugore se zenguruka ibyumbure kubona nakamambiri cyangwa igitenge. None ababivuga babikura he? Ni akazi kabo, kandi niba mbafite ndamaze. Hari uwo njya gufunguriza, njya kwa karasiyo ngo abagore bananiye. Muzane n'uwa gatatu n'uwa kane n'uwa gatanu n'uwa 10. Ko numva muri ho mwisakurisha, ubwo muri babiri mu nshinja hasigaye 5. Ko Bibiliya ivuga 7, kandi nabo bakitungirwa n'imirimo y'amaboko yabo, ariko bakitirirwa izina ryanjye. Ikibazo mufite kiri mureke ibyahanuwe bisohora. Abagore 7 bazajya ku mugabo umwe, bamubwire ngo tuzitunga twiyambike, ariko twitirirwe izina ryawe. Mbonero kubwira abagore rero ko ufite umugabo umwe, madame kora vuba uve mu nzira, inyuma yawe hasigaye 6. Gira vuba onka vuba, ibintu byarahindutse, ariko Uwiteka azabikurinde mu izina rya Yesu. Je namenyereye uruvugo, imihari yo kuri iyi mihanda turaziranye. Nibishaka ati imihari, ati imihari umuzima ufite ubwenge, ufite umuryango atunze wo kujya kwirirwa agenzura ingo z'abandi n'ibyaha ku bandi. Nizi nzererezi zo kuri iyi mihanda. Nta muntu muzima wishura mituweli, wishura inzu, uhangayikishijwe na minerivare, ugomba gutanga rasiyo saa 6 na nimugoroba, ushobora kuza kuri iyi mihanda kubweja buravuga ubusa. Aba rero ndabamenyere. Hari umugore se basanze hano, cyangwa uru ni urugo rubi rutabamo abagore? Genda nabiyana aho bigeze. Twikomere. Nibishaka Imana y'umugisha usobanuye neza, ariko uravuze uti ndanabiyamye. Ariko tugaruke kwa Nibishaka Theogene. Iyo abantu bakuvuga ku mbuga nkoranyambaga bakavuga bati Theogene ibi nibi, Theogene dusobanurire wowe byifatamo ute nk'umuntu
uri mu rugamba ubyifatamo ute iyo umva hirya no hino bakuvuga ibitari byo n'iki wakora ubyifatamo ute kugira ngo tubibure uyu mwuka mubi uri mu bantu nta mwuka mubi uri mu bantu umvuze wese abona views sibyo urabyemera ndabyemera okay mbwira umuntu urakora ikiganiro ngo areke gushiraho ifoto yanjye umustar uza abantu maze kugaburira uko bangana ese umuntu mubi umunyabyaha ugenda umushira kuri tamoneri y'ikiganiro wakoze kandi ari umunyabyaha ariko impamvu mwifashisha ifoto yanjye nuko nyine muyomekaho ngo abantu baze barebe umustar ariko nanone ibi ntibizaramba kumvuga kwanjye rero ngiye bintera gukomera nta binshi ari umuntu uciriritse ugira intambara wari wabona umunyerondo wagiye kurinda porotayi ya generali wari wabona idarapo ry'igihugu runaka barindishije inkoni umuntu uciriritse wese arwana intambara zingana nawe njye mfite amashuri 3 ya primaire sinjya nyahisha ariko mbona n'abarangije za kaminuza mumpagurukira bivuge rero ngo ndakomeye nzemera umuntu uzongera kurekura ikiganiro adashizeho ifoto yanjye bundi ntaraza mwari bandi umvuze ahita yapurayinga siko kuri umvuze abona ibirayi n'uwabuze y'inzu arayahiga rero kunsebya nababwira iki mwebwe nibijya bibahira courage dore rwose nyagasani umuhanga azongera kuri ikiganiro adashizeho ifoto yanjye ngo Theogene ngasabiye imbabazi ngo mu rusengero bunyana ese nk'ubu yo mukoze izo pranka abakiriya banyu babakurikira bajya kubifungura bagasanga uwo mwashizeho nta urimo mutekereza ko nagiye mumenya ko kuri iyi mihanda hari abantu basobanutse babazi ibyo mukora kumvuga no kumusebya rero ngewe nta mwanya mfite wo izina rya Yesu agenge nabibona urakoze cyane uti nta gihe nayibonera ariko se nibishaka akabazo k'amatsiko iyo abantu bakuvuga bakakwamamaza abakuvuga neza abakuvuga nabi abashyira amafoto yawe turashaka tukubaza usobanura abantu ni iyihe nyungu wowe ubasha kubonamo ku bantu bakwamamaza gutyo none nyine wowe urebye nunguka iki kandi mu babikora nunguka iki wari ituro wazanye mubisi wowe ntubamo mwanzaniye iki murancuruza nyine murancuruza mukandiraho mugateza imbere imiryango yanyu nababwira iki ariko ubusitari burahenda urushaho kugira umusitari ndakomeye kuko jewe buriya abantu batanambona muri social media Theogene ndakomeye Meze guhura n'umuntu bangahe nabashumba bangahe muri uyu mujyi wa Kigali se bapfa kumpamagara ngo ninze mbwirize mu nsengero zabo uko bishakiye kandi sinjya nca amafaranga ariko barabizi neza ko ibyo navuga bo ubwabo babivugira mu nsengero zabo nuko abakirisitu babo hari icyo bavumbuye icyo rero nicyo abashumba babo baba badashaka nese haruherutse kumpamagara ngo ansengere ku bupasiteri nawe arabizi hano ku rwibutso rwa Gisozi njye naramubwiye ngo n'ubudiyakoni ntabwo naguha umuntu aratinyuka agafata isaha y'urushinge akarambika hasi ngo haleluya ngo amen ngo murabona iyi saha ngo ye ngo uko urushinge rwikaraga ngo niko Imana igiye kwikaraga ku bibazo byayo ngo muzane ituro murambikeho njyewe se nuko wowe urabona wansengera uteye utyo urushinge iyibuye rishizemo ruhagara urafata ngo ukuru urushinge ngo mubona ngo rwihuta cyane cyane abagore buriya kwiba umugabo bigusaba imibare
abagore rero iyo umubwiye ati urugo rwawe rwari rusenyutse none Imana yarwubatse zanito ako kanya zayo abagore mutinya gusenya oya ndabizi ni bibi birababatanga ariko se ahantu zibigeze kujyana imodoka umugabo yava mu butumwa bw'amahoro ati ntereza kontate yanjye aho narindi Darifuru ntago narindi kumwe umugore wawe yakoreye Imana yagize ihishurwa ndati mpereza mpa mwe murakina ngo uko isaha ngo urushinge rw'ikaraga ngo niko ako niba babanza kubatwara ubwenge ntago mbizi hari umuntu jewe ushobora kwinjira ku gatute nkamubona mu rusengero ngahita nsohoka kandi nari nagiye gusenga kubera iki ibi turimo nibyo twari dukwiriye kuba dushira abantu ariko tukabanza tukabyihaza tukumva ko ibyo bintu natwe tubifite navuze ko nta muntu uzanyambukiraho ngo ajye mu ijuru tewo ndimbuke mu gihe rero numva ibintu ari amafuti stop nzabihagarika amadini menshi muri iki gihe yuzuyemo guhangana kwamamara deni nicyagiye ngo bazaba bikunda bakunda imiya birarira biyemera bangana badakundana babo si iki gihe se si byahantu wese biri gusohora ahubwo ikimbabaje nuko no mu babihanuye biri kubasohoreraho niba bimenye ye nigeze ntago njya muri komanteri z'amadini n'amatorero ariko hari ikintu kimwe nabonye abantu ntibumve ko iri dini ryamamaje abantu banyumve neza ntabwo jewe nshinzwe kwamamaza sinjya namamaza abantu mu nyumve iyo mubona ADPR ipfuye urupfu kuri uru rwego mutekereza ko andi madini ameze nako kantu mvuze konye iyo ubona ADPR itorero ry'umwuka we twemera twese ku isi ntabwo ryamamaje ariko ntekereza ko n'aba bagiye bashinga amadini barisohotsemo benshi baracyagendera ku mavuta bakuye ntabwo mvuze ko ari ryo dini rikomeye ryemera rikomeye rifite Imana we imyumvire yanyu imuyizanemo guhangana iyo mubona itorero ADPR Pentecote yambara bote ibisarubeti ikajya mutobo nkumba ruhengeri gukora ingano uyu munsi bakaba bageze ku rwego rwo guhamagara bakameramani nabo bagashiraho ibintu ngo ibitangaza bibereye muri ADPR byahoze se bitari ibyanyu n'ubwa mbere ADPR ababereyemo ibitangaza umuntu atinyuka agafata igisafuriya agatereka ku gatuta karundamo impapuro z'abaturage z'abakristo ngo nibandike ibyifuzo arangiza akarasiramo ikiburi aho kubisengera none se mbabazi uretse ubujiji n'ivangirwa umwuka wa antikristo uri kugenda uzimya umwuka w'Imana mbona bihanganye ari nayo mpamvu muri kutucecekesha byaba na ngombwa mukagira naho mujya kutubika muturega amafuti ubukozi bw'ibibi buri mu itorero umuntu avuga akabizira uyu munsi turiho tuvugana niba warwaye umutwe umuntu warwaye umutwe uyu mutwe duha ibinini bya paracetamol cyangwa action cyangwa biriya byo mu mazi umutwe ikindi kizima wumva wakora warwaye umutwe niki umuhanga kimwe burya warwaye ikirenge kiri kukurya wakoresha akaboko ariko iyo warwaye umutwe ingingo zose zirahagarara niba ADPR ari ryo torero twafataga nk'umutwe w'andi madini iki ningivuga nagira ndeba nabi uyu munsi ikaba ifite virusi yo kuri uru rwego ifite kanseri yo kuri uru rwego aho abantu bafata isafuriya bagacanamo barangiza bakanabikamera ririya ryakagombye kuba ari ibanga ry'itorero aho urabifasha ubishize public ushize ku isi yose umwuka w'amafaranga niwo urangije itorero iki ningivuga nacyo se kandi nabyo umwuka w'amafaranga niwo urangije itorero
umwuka w'icyubahiro niwe urangije itorero, umwuka wo kwiyamamaza niwe ushenye itorero. Umuntu wese rero iyo ndebye, yaba mu mubiri yaba mu mwuka, ararwana urugamba rwo kumenyekanisha izina rye, kuvuga ati Yesu yabaye umusitari, ubu ninjye ukurikiyeho. Si ibyo ngibyo, hari ibindi wendaga kumbaza. tugaruke ku bigendanye n'amadini. Biravugwa n'ibishaka ko nawe uri mu bantu bashaka gushinga idini. Ni ibiki ushaka guhindura hano hanze? Nshingiye n'ibyo mbona naranatinze, kuko narihanganye ndihangana. Jewe rero ubu ngubu aho kugira ngo naratinze, igisubizo kiravuga ngo naranatinze kurishinga. Ganiriza abaduteze amatwi ibintu wumva wahindura numara gushinga iryo dini cyangwa se iryo torero. Ni ibiki wumva uzahindura umaje guhaga hano hanze mu madini n'amacaci ugenda ubona? Ni ibiki uzahindura? Icyambere ni ukudasaka imirambo. Icyo nicyo cyambere naheraho. Umukristo wa boda boda kuva ku wa mbere agatangira umwaka yambaye boda boda, akawusoza yambaye boda boda, uyu ntabwo namusaba icyacumi cyangwa amaturo, ahubwo mfite icyo namwigishora akajya gukora, akiga gukora, akajya azana ituro, ariko yamaze gufunguka mu mutwe gukora. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, mbona mfite n'uburenganzira butuma mfata ibintu. Nakajagari kari mu misengere y'iki gihe, harimo akavuyo, harimo ambotiyaje, harimo ivangirwa ryo ku rugero mpuzamahanga, aho wibaza niba ari umwuka, niba ari imyuka. Abantu batagaciro, bagata umwuka wera, bagapfa mu mwuka kugera ku rwego rwo kujya no kugura ibintu by'ibivuta biri aho byo kuhuhera abantu. Ibindi ndabicecetse, nzabihindura nabikoze. Bishatse kuvuga ngo ikibazo kijyanye n'ibyo ntabwo uri bugisubize. Kubera iki? Yaba indi topic. Theogene, reka ngiye kumena amabanga y'iriba ry'abera, ugatuma bagushishura. Mwahita mubikofera mugahita mubikora. Ariko nizere ko nanjye uzampa ubupasiteri. Kuva muri 98 ndabizi ko ibyo sezerano ndigira. Mwahagurutse nicaye, muhaguruka mbareba, ndebera ngo mbanze ndebe ibyanyu. Ariko nasanze ikosa rikomeye ni uguhaguruka Imana ikicaye. Uraseba. Abantu babomoye amazu yabo ngo Herumoni Church, Theogene Ministries, Kabarondo Church, Shantari Horonation, kibaza. Abantu bari kwagura ubwami bw'Imana bafite iyi strategy. Ariko ejo bundi covid ije twarababonye, umusaruro mwaduhaye twarawubonye. None n'abari bagisigaye bagize ngo Imana iracyabahagazeho, aho kuvuga umuti umuyaga waraje utwara bamwe muri bene data, ntiwamenya n'aho insengero zabo zari ziri. Abakuyemo ibyumba babisubijemo, barongera basubizamo ibibambasi, harimo abapangayi kandi baje badukandagira. Uzuwa ndiwe. Turacyakomeje ikiganiro cyacu kuba duteze amatwi. Imana ibaho umugisha mwakomeje kudukurikira. Tugana ku musozo, ariko reka mbaze n'ibishaka Theogene. Iyo turebye abantu hanze ahangaha, mu mazina bitwa, hari abaprofete, hari ba bishopu, ariko hari akazina karimo kwadukungwa, kari ngo papa profete runaka, papa runaka, gagire kwa ni mazina. Nibishaka umuntu ukorana n'Imana kandi ugishijwe ryinshi, kakira ka papa runaka wagasobanura gute? Narababwiye ngo amatitire mwazanye hari n'ibiteye asiki. Ibyo se bisobanura iki? Nyine wowe nkawe bisobanura iki? Izina ry'Imana nta yandi mazina
yemerewe kugereka hejuru. Izina rero ry'umukozi w'Imana nta yandi mazina aba agomba komekaho. Niba ari profete nibishaka Theogene, papa profete nibishaka Theogene, ibyo ni ibintu by'imirengwe n'imiteto n'imyirato n'ubwibone biraho ngaho. Ibyo sura bimbaza ngo bimarira iki? Nta kintu bimaze. Niba ari papa Mugisha profete pasti, ibyo si byo. Byose bisobanura iki? Izina ry'umukozi w'Imana uko nguko Imana iriguhaye rigomba kuba ari iryo ngiryo. Profete Joshua, papa profete Joshua koma, urumva ni ibintu by'umurengwe, kwamamaza deni no gushonyagiza no gutetesha ibintu bitafite 12. Niba ari Revera Pastori nibishaka Theogene, bitwaye iki? Ibindi bya papa se ni biki? Papa sanywera he? Papa rira he? Utwo dusrono, utwo tuntu, wo ni umwuka w'ubwibone. Niba ntarize nyine nge ndabyemera, niba ari ubuturage it's okay, nge ndabyemera, ariko nta shingira ibyo bifite, nta nicyo binamaze. Murakoze. Hari abantu hanze hano twataye tubivuga bashinze amatorero n'amadini cyangwa se ama churches. Rero murakoze kuduhata ibibazo wagira ngo twari mu rukiko cyangwa imbere y'imanza. Abagore mu nshinja ndamaze, idini mu nshinja n'indi shinga ntimwashinze makeya ndabamaze. Iki ni igihe cyanjye cyo guhaguruka, kandi Uwiteka niwe wenyine wanyicaza, nta wundi muntu wabigeraho. Rero mugabanye induru, mushire jaruzi hasi, muhaguruka. Ntawe narwanije, nta n'uwo nigeze nataka. Niba ari Imana muri gukorera mushigikirane, ariko niba ari mwe muri kwikorera ku giti cyanyu mukomeze musebanye, nababwira iki? Reka dusenge. Mana yacu nkuru, ufite ubutware n'ubushobozi, sabiye umugisha igihugu cyacu, abagukurikira, abari mu Rwanda no hanze. Izina ryawe ryamamare, umugeni wa Kristo ari mu ibanga. Bana natwe mu izina rya Yesu, amen.